ni ukuvuga ngo tunanirwa kureba Imana tukareba abantu. Dufata urugero twebwe abanyafrika, tuzi ko abazungu ari abantu bagira byose b'amafaranga n'ibiki n'ibindi. Amaso yacu ntareba Imana, kandi nabo niyo ibafasha muri bimwe byabo byinshi byatumye batera imbere. Ariko nimba turebye amaso yacu tugahora tuyahanze abazungu, tugakereya muri twebwe ikintu cya dependance, kumva ko tugomba gufashwa, urabyumva? Duta icyerekezo kureba Imana. Imana yaduhaye byose, ku Mana dufite byose, ariko tureba abazungu. Hari umuntu uriho akamanezezwa ngo afite mukuru wiwe ngo akora iki, ngo akora ahangaha. Wa muntu ntakora, yariyumvisa ko gusa ngo afite mwene wabo, tiyumva ko afite Imana ariko afite mwene wabo. Hello bavandimwe, inshuti zanje, ababyeyi bacu, turabasuje cyane aho muherereye, abakunzi bacu ku migabane y'isi, tubifuriza ibihe byiza, ibihe byo kubona Imana, ibihe by'ubusabane n'Imana. Bataramenya Imana turabifuriza kumenya Imana, kuko niho umuntu agera kumva ufite amahoro yose. Niho buriya uba uri no mu gihe ufite ibibazo, ariko Imana ikaza ikaguha amahoro yayo, akaba ari yaganza ubuzima bwawe. Rero nico tubifurije, nico tubasabira, kugira ngo amahoro ya data, amahoro y'Imana aganze mu mibiri yanyu, aganze mu byanyu, aganze mu mitima yanyu, mubone Imana mu buzima bwanyu bwose. Rero tubane muri iki kiganiro, ndabakiriye cyane, ndabakunda, ndabagumbiriye, ndabahobeye, ngo mwiyumve mwisange. N'ubundi ni hahandi, ni kuri channel yacu, kuri channel yanyu ya yindi y'ubwenge, tubazanira amasomo meza yubaka ubugingo, akubaka n'umubiri. Rero tubane, dufite umutumirwa wacu, arahasanzwe, arahahora, nawe ntaza dutenguha iyo tumukeneye, turamubona. Kandi ibyo aduha, igituma dukomeza kumugarura nuko aduha ibintu byiza, ibintu byubaka, ibintu by'ubwenge. Buriya iyi si ikeneye abantu b'abanyabwenge, ikeneye ibintu by'ubwenge, kuko hariho abaha batanga ibidafite ubwenge, bari mu kuroza abantu mu bitagira umumaro. Ariko hakenewe abandi nabo bahaguruka kugira ngo batange ubwenge. Rero tubane, ushaka kwiga naze tubane, kuko nanjye mba ndi kwiga, simwe gusa mba ndi kubiha, ahubwo nanje mba ndi kwiyubaka, mba ndi kwiga. Rero mutumirwa wacu turakwakiriye. Murakoze cyane kwikaze uza mukomeza kuduha no kuri iyi channel. Naho twagiye tubigarukaho, ariko ngira ngo wenda byari amazing. Ni ukuvuga ngo mwarayiduhaye niyo mutokwiyegereza, ngira ngo ntacyo bitwaye. Birakwiye mwarabikoze. Ariko buriya ngo urugo rutakwisa umushitsi ntaba ari ubwawe. Nubwo buri gihe tuba turi kumwe, dutegerezwa kukwakira, kuko n'ubundi ni iwawe. Ni iwawe, ariko dutegerezwa kukwakira kugira ngo wiyumve. Kujya umuntu bakiriye, uzorebe niyo muri nko mu gitaramo bakakwakira, uzugubwa neza, uzawumva umerewe neza. Hariho abazasohoka amakanisa ngo ntibazabakira, nyine batakwakira, wazinduka wagaruka ntibakwakire, umutsi ukamuja hariya ngo ntibakwakiriye. Bamwe bagasohoka amakanisa, ariko iyo bakwakira biza bigushiramwo, nyine biza bikwankuraje, ukumva ugize courage. Rero tuzakomeza tubikore kugira ngo ntimukaducike, tuzobahorane. Rero turakwakiriye cyane. Murakoze. Karibu bashe kuramutsa abakunzi bacu. Murakoze cyane, kuko ni umuco mwiza, kandi birizivuga ngo ntimugacogore gukora neza, kuko ari igikorwa cyiza, nta n'impamvu. Gusa twari tuvuze ngo niyo mutobikora, mu by'ukuri sinatekereza ko
n'uwovuga ngo ntibamwakiriye neza mu ikanisa ngo nicyo cyamujanye sinzi bivana ashobora kuba afite nk'ibindi bivana n'umuntu kandi wenda umuntu iyo si nayo topiki tugiye kuganiraho nimba ari na ngombwa naho abantu bozoyivugaho shaka amakuru akwiye ariko niyo nari mvuze ngo birashoboka niyo bomwakira ko yogenda hari umugani baza baca iwacu bakavuga ngo kabyare ngo ntizi buzi yanga gukama ni ukuvuga ngo inka niyo woyibembereza gute iyo iramutse idakamwa kwa kuyibembereza kuza guhinduka ubusa buriya tugomba kurenga kuba abakristo bumva ko twagiye gusenga ngo batwiyegereze batuvugeho kuko hariya mu ikanisa twese mbese n'umushitsi tureke kuvuga ngo umuntu wo muri iryo kanisa agomba gushika hariya akiyumva batarinze bamwiyegereza kuko twese ni kwa data twese hari nta mushitsi nta n'umusangwa nta mukuru nta mutoya kuko twese turi abantu kugeza ku muntu tuvuga ubuyoboye uhedinze itorero naho yaba ari apotre naho yaba ari musenyeri naho yaba ari iki sitata afite ku Mana niyo natwe dufite twese turi abantu twese turaresha abana b'Imana yego harimo imfura harimo abakurikira hari abo bahagati hari n'abandi bato bari nk'abaherezi ku Mana haba hariho abakuru n'abatoya ntaho bataba cyangwa gusa ni biriya by'amatitre biba mu ikanisa kugira ngo nyine ikanisa rigirega umurongo rigenderwaho ariko ku Mana umuhamagaro nubwo Yesu acira abantu umugani umukoresha wahaye abantu akazi bamwe batangira mu gatondo abandi hagati ku manywa abandi ku mugoroba ngo aje guhemba ahera kuri ba bandi ariko icyo nari nshatse kuvuga uriya umuntu yarakubyaje ubutumwa akakwigisha ugakizwa ujya naho mu Mana urafata ko mungana muri abana ariko daboro wewe kuri wewe uko umufata kuri wewe cyane umubyeyi wo mu mwuka umubyeyi ariko ku Mana twese turi bamwe ku Mana ariko n'abakozi b'Imana ndatekereza ko nabyo ku Mana yo sinabyirebaho ariko gahari abakozi b'Imana bakomeye kuri twebwe tugomba kubaha agaciro habe no kuriyo tugomba guha abakozi b'Imana agaciro kuko baradukuriye nibo baturi imbere habe nayo hari abagabo Imana ubwayo yazaga ireba wibuke ku munsi umwe Dawudi nubwo yazaga akora bimwe bitari byiza ariko Imana yigeze kumuvugaho umunsi ngo yari asanze Sawuli wamugenza kumwica yasinziriye abagendanyi bati Imana iratwibutse tuributswe reka twihore katwice Sawuli Dawudi aravuga atoya kimukogwa uyu ni umukozi w'Imana wasizwe n'Imana porte uko nimba hari n'ibyo yoba arimo kandi ga Dawidi ntiyarayobewe ko Sawuli Imana yavuze ngo imuciye ku ngoma yego ibyo yarabizi ariko aranga ati uyu ni umukozi w'Imana yasizwe n'Imana nta kumutunga urutoki Imana yonyine izamenya uko izabigenza Imana iravuga ati mbonye umuntu ufite umutima nk'uko bifuza l'homme à quel selodie ni nabyo bizabivuga ko ku mbabazi za reserve Imana yari yaramugiriye no mu byaha yagomba kuba yakoze naho byavuye hari abagabo nka ba Mose badisikitaga n'Imana Imana ikavuga ngo ngiye kurimbura ubu bwoko bwa Isiraheli n'ubwoko bw'intagondwa butumva butagondwa amajosi ibyo nakoze ariko dore ibyo bahaye banitura ngiye kubumara nzakubwira ishanga rikomeye Mose akamarangura amaboko ati ndacanze ndanze ahubwo wumvuta mu gitabo c'ubugingo mbere yo kubikora ibyo ngibyo ubanze nje unandukurure hariya wanshize abo bagabo gakumana abo ni abagabo bakomeye abo bagabo
two kwigereranya nawe aho kwama kuvuga ngo gusa nawe ubwo bushobozi wakiranukiye Imana ugakora ibyo ishaka ukayumva ntacyo bisaba ku Mana natwe izo mbaraga turazifite ko niwumva hariya hazaba ngo dore Eliya nawe yari umuntu nkatwe ariko yarategetse aravuga ngo nta nubwo yigeze asenga Imana urabyumva hari abagabo Imana izivuga ngo ntabwo yigeze igira isoni zo kwitwa Imana yabo ba Daniyeli Babuloni bariya bagabo ureba ibyo byose rero niyo nari mvuze ati mu ikanisa reka tugaruke wenda mu zacu ariko mu by'ukuri hari abakozi b'Imana tugomba kubaha kandi tuvuze ko hari aho tugomba gusuzugura ariko dushatse kuvuga ngo nubwo tuba turi mu matorero ariko mu by'ukuri hari level hari ababyeyi dufite batureze badutojeje ubutumwa batwigishije ijambo ry'Imana ukavuga ati nimba hari icyo maze kumenya gitoya harimo n'uruhare rw'abangaba ikibazo twita ku babyeyi abangaba abaduparena mu makwe abadufasha ibindi ariko bari ugasanga ni nkaho ahanini nta gaciro bafite ni nacyo tuza kuganiraho topike isaho ngaho kundi ku Mana dufite byose ariko kandi ugasanga ni nkaho tutabifite kandi bihari ibiduhagije byose turabifite ku Mana nicyo gituma n'abari uzi usanga wenda umuntu witwararika cyane ngo uyu ni umubyeyi wanje mu buryo bw'umwuka abo si benshi sinzi ntabwo wenda ngiye kubivuga ngo mbifiteho ibiharuro n'ibiki ariko mu by'ukuri uko twari dukwiriye kuza tuvuga ababyeyi batubyara mu mubiri abadufashije twubaka ingo akarusho abo twari dukwiriye gutindaho ni abatubyaye mu buryo abakozi b'Imana bubahwe kabisa buriya nibo bo kubahwa barahari turabemera kandi buriya twemera amavuta yabo twemera umurimo Imana yabahaye turanayishima ku bwabo kandi ikomeze n'ubundi bagirire neza gusa bakomeze nabo bakiranukira Imana cyane rwose bagomba kubikora baranabikora n'abatabikora nabo ku Mana ntabwo hararenga n'utari kubikora gusa utazi ukiranuka uyu munsi gusa bikoze nuko biba bibaye rero dusuhuje abantu bose ngo bakomeze bamererwe neza kandi byose ibyo dukora tubikorere mu bumana ibyo byose kiza mu Imana ntiyakagira ibyo twikorana imishinga yacu yose iziza mu Imana cyane murakoze cyane turagushimiye hanyuma uyu munsi ndumva umaze kuyikoraho topike y'uyu munsi iravuga ngo ku Mana dufite byose hari ibibazo umuntu ahita yibaza iyo uvuze ngo ku Mana dufite byose twemerewe byose turi abana b'Imana tugomba guprofita cyangwa se gukoresha biriya Imana ifite kuko Imana ifite byose ariko umuntu ukibaza ukareba ukuntu abasenga umubare munini w'abantu basenga ugasanga ni abakene kandi bakurikiye Imana ifite byose ugasanga umubare w'abantu benshi badasenga ni abakire bafite bya bindi babandi basenga Imana bifuza cyangwa basaba Imana kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ku Mana dufite byose twemerewe byose nshaka ko uyu munsi udufasha dufatikanye kugira ngo tumenye dutahure uburyo ku Mana dufite byose ariko hakaba hari ibyo tubuze kandi bihari byose kandi ku Mana birahari byose ariko hari ibyo dukeneye tudafite iyo fenomene uko kuntu ni gute karibu reka dusenge ni topiki itoroshe kugira ngo mwuka daboro adufashe natwe ubwacu kuyumva ntitubifitemo ubumenyi bukomeye cyane ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo ujumpa imbaraga byose n'Imana ibidushoboza no kumva abazabikurikirana Imana izabahe kumva cyane kumva rero harandi matwi abantu bagira y'umwuka aza yumva birenzeho ayumva azabona birenzeho ayabona
aza anasingira arenze wawe ni nawe hariho ikibazo niho tuza kugaruka tugomba kurenga kubonesha aya maso aya kuko aya ntazabona kure ubundi n'aya maso si yabona habona umuco uzorebe ni iyo tuvuge nk'amatara aragiye mwari muri mu nzu ntubona bagenzi bawe kandi ufite amaso yasigaye ntaho yagiye ariko amatara yagiye ntubona bagenzi bawe aya maso rero azayifashisha umuco w'Imana reka dusenge nitumara tubigarukeho nayo ni topic nini cyane ariko turagerageza kuvuga ibishoboka Mana duciye bugufi tuje imbere y'amaso yawe twongeye kuvuga gukomera kwawe twongeye kuvuga imbaraga zawe twongeye kuvuga kuko ni wowe waremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose muri iki kiganiro turakuraritse ngo ubane natwe utumurikire mu byo tuza kuganira uduhe kubisobanura mu bushake bwawe kandi mu bwenge bwawe butari ubwacu ariko n'abazabikurikirana uzabahe kumva uzabahe indi level ya comprehension itari iyi iva mu bwenge bwacu ariko babifashijwemo na mwuka wera urakoze byose ku bw'izina ryawe n'icyubahiro cyawe amen amen urakoze gusenga reka n'ubundi ubwire ko ku Mana dufite byose ibyo dufite ni ibihe ko hari bimwe tubura ni gute kuko iryo ni ijambo ry'Imana gute dufite ku Mana byose kandi hari ibyo tubura reka duhere hariya mu itangiriro Imana itangira ija kurema nimba ufite Bibiliya reka tuze gusoma turebe aha mu itangiriro ibintu Imana yaremye mu minsi 6 kurumva reka turebe mu gitabo cy'itangiriro sinzi ko muri telefone yawe kiriye turebe hano ni ukuvuga ngo haravuga ko Imana yaremye ijuru n'isi niwe mutwe w'ijambo uri hano isi nta shusho yari ifite kandi nta cari kiyiriho yari imeze ni mu itangiriro umurongo wa kabiri kangahe ubu nyine igice cya mbere umurongo wa 2 itangiriro Genèse chapitre 1 verset 2 ni ukuvuga ngo verse ya mbere haravuga ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi iya kabiri rero ivuze ko isi yariho nta shusho yari ifite kandi ngo yariho umwijima hanyuma rero Imana iravuga ngo nihabeho umuco ubaho ibona ko umuco ari mwiza iwutandukanya n'umwijima urabyumva ni ukuvuga ngo reka duha abantu iyo referanse baragenda bumva uburyo Imana yagiye irema ni ukuvuga ngo tuvuze ngo byose turabifite ku Mana kandi biduhagije ikintu cya mbere Imana yaremye ijuru n'isi cyo nico yakoze ijuru kuko tutararijamwe reka tubanze tuvuge isi niyo turiho abaririmwo bakomeze bamererwe neza naho twebwe reka tubanze tuvuga Imana yaremye isi ikintu cya mbere Imana yaremye ubutaka turiho n'Imana yaburemye iyo ni gift ya mbere Imana yaduhaye ubutaka nibwo bukorerwaho ibintu byose ubutaka nibwo bubeshejeho abantu bwa butaka bwari umwijima Imana ibushiraho umuco dufite umuco iyi yindi ni iyigana imiriro yakora n'ibindi birigana ariko umuco uri naturere ni uyu w'Imana izuba ukwezi inyenyeri icyo si ikintu cya kabiri gihari uyu muco uza udufasha kubona uw'Imana yarawuduhaye turawufite ngo irangize iduha umwuka duhumeka oxygene
idushiraho tubahira tureme ko turavugaga byose turabifite ku Mana nuko Imana yaraturemye cyo sintinze muri création Imana yabanje kudutegurira un environnement ikwiye mbere yuko iturema yagiye kuturema deja ibyibanze bigomba kutubeshaho yabiteguye yego urabyumva rero Imana ishiraho umwuka tuzahumeka birangize zitanga amazi tuzama birangize imeze ibintu byose bimera ibinyabuzima ibintu biriho dufate n'inyamaswa amafi n'ibindi byo mu nyanja ibigendesha amaguru bikururuka ibintu byose muri ibyo bintu bitanu tuvuze ubutaka umuco uyu mwuka duhumeka amazi ibimera n'ibi bindi byose yashizeho ni ukuvuga ngo Imana yari itubwiye ko ku Mana nta kimana yasigaje itaduhaye ku Mana dufite yabiduhereye muri ibyo bintu bitanu naho ngaho hirya y'ibyo simbiza ariko ibindi ni utuntu duto duto tuza kuko mwaduhinguye mwatubyaje umusaruro ariko ibintu bikomeye bitanu n'ibyo ngibyo ni nabyo by'ingenzi ni ubutaka ni umuco gisanzura ikirere n'amazi ni ibimera ni oxygene urabyumva rero tuvuze ko hari ubutaka tuvuze ko hari umuco tuvuga ko hariho oxygene duhumeka tuvuga amazi tuvuga n'ibi bimera iyi environnement ituzungurutse ibintu Imana yatuzungurukije ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitanu nibyo bintu by'ingenzi Imana dufite ku Mana dufite byose abazubaka ibikomeye ku isi n'ibindi ni ukubera hari ubutaka kandi ni ukubera ko hariho ibiti nuko ubutaka burimo amabuye buravamo amadafari biriya gani bwa bwenge noneho umuntu nawe agomba kumenya ubu butaka kubuzaza umusaruro kubuhinga kubwubakaho amazu kurabyumva yego ibyo byose icyo umuntu azakora kiyo gikora adafite ubutaka ibyo Imana ibona ko umuco ari mwiza irawurema ngo irangize itandukanye ijoro n'amanywa noneho kuko mu ijoro naho dukeneye umuco cyane kuko mu ijoro naho dukeneye umuco abantu nabo batangiye mu bwenge bwabo gutekereza bavuga ati se mu ijoro iyo bibaye ariko aho n'imvura itaguye ukwezi kurabona n'inyenyeri gusa imvura iyo iguye hakijima ibicu n'ibindi nako manywa uzubona ko bihishe izuba ugasanga wagira ngo ni nimugoroba hakiri mu gatondo ariko rero abantu nimba ari ubwo bakora ibindi biri artificiel ibindi bivaga muri bwa bwenge nabwo bahawe n'Imana kuko babimenye ko byose tubifite ku Mana bagenda bongeraho utundi ariko ibyo bakora byose babikorera kuri bigi Imana yatanze dufite iyi oxygene rero ni ukuvuga ngo ikibazo ni uko twebwe n'ibyo Imana yaduhaye by'ingenzi uretse ko bitugiriye akamaro hari ibindi bikorwa bimwe dukora bibyangiriza erega umwuka duhumeka uri muri ibi bimera Imana yatanze muri ariya mashamba muri Congo iriya forêt équatoriale iri hariya buriya iri mu byo bita le poumon du monde hari amazoni muri Indonesia nico kibira kinini cya mbere ku isi ariko icya kabiri ni kiriya cya Congo biriya ni ukuvuga ngo nibyo oxygene duhumeka iri muri biriya hariya muri biriya biti ubona ahantu uzorebe ahantu wagiye nk'uko imanza ukuntu basigaye badakunda kuzikorera mu masale bakagenda ahantu muri jardin hateye ibiti hateye indabo nunibuka Nebukadinezari mu byako bitumagira iriya orgueil ngo kiriya gihugu ciwe yari yaragerageje akora ibintu byose bishoboka ngo ateramo ibimera harimo ngo n'indabo nziza ngo zabaga zitanga impumuro nziza ni ukuvuga ngo oxygene duhumeka rero iri hariya iyo dutangiye kwangiriza ariya mashamba
ni ukuvuga ngo tuba duteza ibibazo bizatuma imvura itongera kugwa, hakaba ihindagurika ry'ibihe, tukisanga ko turafesinga ibibazo bijanye n'uko imvura itazagwa. Imvura nitagwa abahinzi bazahinga imirima ntizera. Icyo gihe nija kugwa kubera ko yagize igihe kirekire itagwa, nija kugwa izagwa nabi, yangirize bino twamaze gushiraho byose. Iyo oxygene rero Imana arayiduhaye for free. Uzoreba bagize ibibazo iyo abantu bagwaye bageze kure, basigaye bahabwa uriya mwuka muri za bomboni, uzi ukuntu bihenda. Turiya tumashini tugerageza gutanga uriya mwuka, ariko twe dufite umwuka Imana yaduhaye tutishura. Hanyuma rero dufite ibimera byose. Abantu bakiri hariya muri Edeni, Adamu na Eva bataracumura, isi ngo yere igira umuvumo, ubutaka bumenekeho amaraso. Ya maraso yamenetse ku butaka, kuko amaraso ni umuntu, ubuzima bw'umuntu ni ikintu kiri sacre, novuga gute, ni ikintu kigomba kubahwa na buri bose. Iyo ari amaraso amenetse ku butaka bugira umuvumo, ntiwebuka icera, cyo inzara igatera ikica abantu. Isi ni ukuvuga ngo hariya muri ya ngobyi ya Edeni bari bafite ibintu gusa, kwari ukuwaroza, guhingira aho ngaho, ariko ibintu byose byaranga, bajyaga bitabagoye. Ariko nimba byarabaye nuko hari mistake twakoze. Bari ababyeyi ba mbere abantu dukomokaho, Adamu wa mbere utarumviye, yakoze iki cyaha kiba inkomoko kuri twese. Twisangaho umuvumo w'icyaha ciwe, natwe watugizeho ingaruka. Ariko kandi kuko gucumura kwazanywe n'umuntu, umuntu ari we wacumuye, umuntu niwe wazanye urupfu, ubugingo kandi twasuye kuburonka muri Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Hanyuma rero isi iriho bino bimera byose. Erega n'ubu buhinzi, imbuto iyo zavuye n'Imana yabitangije hariya muri Edeni. Cyamejeje ibiti biriya. Hari ibindi abantu bagenda lesemence mu laboratoire, wenda gikore bakagerageza kureba imbuto uko bazihuza kugira ngo zitange umusaruro mwinshi. Ariko biriya byose nuko deja kwa gucumura kwacu kwatumye isi itangira kumera ibindi itamera bya bindi nabyo. Urumva ubuzima butangira byari naturere bigenda bishira, noneho bakagenda bagerageza kwiga ubundi buryo n'iki bakora kugira ngo basolutione. Uko niko ku Mana tubafite ibyo bintu byose. Dufite ibimera birahari ahantu henshi. Hari ahantu basoroma ibiryo batigeze bahinga. Wowe wenda ntuziribura cyane, ariko njewe ndahazi abantu bahabaye babizi, baragenda bagasoroma izi mboga bucungu muza mubona isoko, taho iriya ntibazihingaga, zarimeza, ariko ubu barazihinga. Urumva izo dukoresha ino zirahingwa. Amazi ni ubuzima, dufite amazi ni ubuzima. Icyo nta muntu wabikoze, n'Imana yakiremye. Rero wumve ko ku Mana dufite byose ibyo bintu bitanu: kuba dufite ubutaka, tukagira umuco, tukagira oxygene, tukagira amazi, tukagira ibimera. Nta kintu na kimwe tubuze ku Mana. Urakoze cyane. None se kuvuze ngo nta kintu na kimwe tubuze ku Mana, yaduhaye byose, none se ko habaho abakene hakabaho n'abakire, ibyo biba byagenze gute? Ko hariho bakeneye ibintu abandi bakabigira, abaya bakene nabo bafite byose ku Mana? Ibi byose barabifite. Ibyo ngibyo birumvikana. Kandi wenda icuvuga ngo ubutaka yego
bwaratanzwe abantu nibwo batuyeho ariko hari ibindi tuvuga ngo ubutaka bw'umuntu amaparsele bamwe ntibayafite abandi barayafite ubwo butaka bwaratanzwe ariko hariho abafite amaparsele hakaba abandi bakenye batazifite nabo baravuga ngo dufite ubutaka ubundi ubutaka ni ubw'Imana n'ubwa leta hano ku isi urabyumva kujya n'uwitwa ko abufite habe n'iyo ufite inzu iriya seritifika batanga ngo niyo ubutaka leta ikayiguha umwanya ikeneye yo yikwambura kuko leta ushobora kuba waraguze ahantu bwaca yakenera ikavuga ngo hano tubonye tugiye kuhakorera iki gikorwa leta izi kwimura hari iwawe ariko niyo ikwimuye mu buryo bw'amategeko ugomba kureba ahandi gutuza ikibazo ni kuri nivo yacu ikibazo si ku Mana ikibazo ni twebwe uti gute ubutaka turabufite kugeza ubu nyine uretse kwikunda kw'abantu kurumva uzi ko hari abantu bikunda bijya twavuze no muri yajya y'amaviziyo amwe atava ku Mana hariho de viziyo zikenera ko abantu bakena abantu barakora ibintu bakazamura uburyo bagomba kubaho hakaba bakire bo mu nzego kurabona erega abantu niba badakeneye ko abantu bose baronka ubutunzi isi bifitemo uruhare isi irakontribuwa ko abantu bayo bakena reka nkubwire iriya ntambara ihaye bahariye kurabona ibintu byari byubatswe byari muri kiriya gihugu tufata uburasirazuba bwo hagati le Moyen-Orient ibihugu byose biri hariya muri buriya burasirazuba bwo hagati bifata ahangaha haja muri Afurika y'Amajyaruguru Aziya na Europe biriya bihugu biri hariya byose bibera mu intambara Amerika na Israel na Iran ziriya ntambara zibera hariya uzizihe zihomba ibintu bingana gute byinshi cyane none se uvuga ngo kuriya bari abantu ko barafasha ikisi Imana yatanze ibyagomba kudutunga ngo tubeho neza Imana yatanze n'ubwo bwenge bwo gutuma dukora ibyiza ariko rero hari izindi nyungu abantu bafite zituma bababazwa n'ibyiza abandi bagezeho cyangwa bafite bagize gute abantu bakagira uruhare rwo kubisenya no kubimaraho bigashira intambara iri muri fagitere ya mbere isenya ibihugu ituma bikena kuko n'iriya biji iri hariya tureka aho bahaye basenya ariko n'abari kurwana iriya ntambara uzi bahaye bakoresha miliyoni zingana gute ziriya ndege biriya bintu byose ese abantu batuje bakagira amahoro bakareka gushora ziriya mbaraga mu ntambara bakazishora mu gufasha ibituma abantu batabica hananije na Kayini na mwene se Abeli ntibagira amahoro naho ibihugu byuzuye none se reka mbikubwire ni hariya Imana yaduhaye ibidukwiriye byose kugira ngo tubeho ariko wamuhera hariya kuva muri Edeni uriya munsi umuntu ananirwa kureba Imana erega turareba ibindi ni naho hava ibyo bibazo byose uhaye uvuga reka nkubwire reka tube tugarutse tunareke kuja kure reka dufate runo rwego rwacu kuri Afurika dufate uyu mugabane wa Afurika wacu uyu mugabane niwo mugabane ukize kurenza iyindi tugize ngo turebe muri ubu butunzi Imana yagiye itanga niba ufite amazi niba ufite imisozi myiza itari ubutayu ahandi biriya bihugu byose uzi ko ari ubutayu bitagira ubutaka ariko wotangara gute ko igihugu cy'ubutayu gikura ubutaka ahandi kikeza kikagaburira abandi ariko abafite bwa butaka bahabicwa n'inzara ni ukuvuga ngo habuze ubwenge nico cabuze ubwo bwenge bwarabuze n'ubuhari si bwiza ntibutekereza abantu ibyiza kandi ntiburajijwe ku ijoro no gukora kugira ngo isi icyo Imana yari idushakaho
kubwiye ngo ahantu hose ibintu byapfiriye ni wa munsi Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana ikaza. Abantu basugwaga n'Imana bari bafite feva yuko Imana ibasura buri mugoroba. Urumva feva bari bafite y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero iyo utakaje iriya feva y'Imana ukaja mu yindi zone yawe itari mu Imana, kuko gabagiye mu bindi. Eva yumviye inzoka, kandi inzoka yari Satani, batakaza bwa bwiza bw'Imana. Babutakaje rero ibintu bya mbere byabayeho ni ukuvuga ngo ubutaka ntabwo bwasubiye kwera kuko bweraga. Icya mbere Imana nuko yahise ivuga ngo shizeho ubugome hagati yawe n'inzoka. Urumva ubugome bwavuye. Iki giti kuko wakiriye no gupfa uzapfa. Umuntu yari aremwe pour eternité, kubaho ibihe byose, ariko kubera acumuye urupfu rurinjiye. Nimuramuka mukoze ibintu ababujije, urabyumva, no gupfa muzaba mupfuye. Iyi si igiye kumera imishugi n'imifatangwe, yeraga ibintu byiza, imishugi itariho n'ibindi. Muri Edeni nta mushugi wari ubamo, wagombaga kubaho ugira uti ikintu cyose iri yari environnement favorable. Hanyuma Imana ariko niyo yaremye n'imishugi. Ibintu byinshi uko byagiye biza. Inzoka nta bugome yari ifitanye n'umwana w'umuntu, ariko ubugome bwahagiyeho bakoze biriya bintu byose byo kuba batakoze icyo Imana yababwiye. Noneho isi ariko yera yari fertile. Nukuvuga ngo hari bimwe byeze nyuma yo gucumura kw'abantu. Neza cyane byabayeho. Kubera iki? Nta bugome bwari buhari. N'aya matungo yandi yose, izi nyamaswa n'ibiki n'ibindi, nta bugome bwari buhari. Ariko kuko bari bakoze ikitarico, batakaje icyo Imana yari ibaremeye, batakaza ya vision yabo, bareba ibindi, bifuza ibindi. Erega abantu, umuntu arashaka kugira ngo akorije Imana. Ubwenge bwacu bukubusa tukumva ko twokosora Imana. Imana irarema umuntu, yaguhaye uko yaguhaye, ariko umuntu akavuga ngo ni nk'aho bw'Imana ngo Mana kubera ko utangiza inzobe, kubera ko utangiza uwirabura, kubera ko utangize muremure, kubera ko utangize mugufi, kubera ko utangize munini, kubera ko utangiza gahoro. Ori Imana yabikoze ibyo yabonaga ko ari byo byiza, kandi icyo Imana yaremye umuntu nicyo cyari cyiza. Iyo badushakisha rero gukora ibindi bitari biriya, tubisangamo ingaruka. Abitukuza bafite ingaruka zabo. Abashaka ko bakorerwa ibindi bintu, umuntu aravuga ngo kubera ko Imana yandemye ndi umugabo, kuko itangiza umugore, kubera ko inje yangiza umugore, kubera ko itangiza umugabo. Hari ababikora muri bwa bwenge bwabo buke bumva ni bwinshi niko babwita, ariko butavuye ku Mana, ubwo bufite izindi ngaruka bibatera. Hariya baja mu mayizine bakababaga bakabahindura, nimba ari umugabo akaba yaba umukobwa, ibyo bagira ibindi bitukuzo bagira kuriya, banyura mu mashini bagahinduka, nimba ari umwirabura umuzungu. Abo bamazwe n'amakanseri n'ibindi. Ibintu byose iyo tubikoze bitari mu bushake bw'Imana, dusanga twabibuze kandi byari bihari. Kayini kwica Abeli n'iryashari, kubera ko ataranyuzwe n'ubuhinzi, uriya ngo anyugwe n'ubworozi. Erega ibibazo byinshi usanga biriho, abahinzi n'aborozi ntibumvikana kubera ko batumvikana. Kandi ubuhinzi n'ubworozi c'est transversal. Oya bagirana ibibazo. Kubera byinshi hantu ugenda ubona bagirana ibibazo. Inka zizazona imirima y'abahinzi, sibyo? Kandi aborozi bashaka kwifata ko bari hejuru y'abahinzi. Umuhinzi akeneye rya fumbire riva mu matungo. Kurabyumva ni ukuvuga ngo bakoranye neza, ukamenya ngo je ndi umworozi wowe umuhinzi, ukamenya ko inka zanje aho zaraye iriya femiye donc iriya fumbire zagize rizotuma mpinga nkeza, twokopera nawe. Kandi ukamenya nawe ngo mu byo wahinze hazovamo bimwe bigaburiye amatungo yaje. Bakagombye kuba bafitanye cooperation.
ariko nimba bikonstituwe menace umuhinzi n'umworozi ntibavugane ntibumvikane hirya y'ibyo bakagirana intambara zo kwicana. umworozi buriya avuga ko ari uri hejuru y'umuhinzi kandi umuhinzi ari we uhinga ibyajya. noneho dufate gutya umuntu ufite nk'inka ku rugero, hari igihe areba inka ziwe wenda n'umuhinzi uba wahinze umurima wiwe agasanga anterume y'agaciro, inka nizo zifite agaciro kandi nazo zifite ibiryo zitugaburira, hari inyama, hari aya mata, zo ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Kurabyumva? ariko niyibagirwa ko nawe hari ibyo akeneye ku muhinzi, bose uko umuhinzi ategerezwa kubaho n'umworozi niko ategerezwa kubaho, kandi ibyo byose byakagombye kuba bidufitiye inyungu. umuhinzi uhaye uhinga akaronka amase ni ifumbire azotera imirima yiwe ikera. abandi biriya bihugu biteye imbere bahingira inka, bigora inka biriya, ibo bageze muri siriproduction, umusaruro mwinshi, bageraho bavuga ati izi nka zadufashije mu ifumbire twahinze twejeje byinshi, ariko nabyo reka tuzigaburire bino. umusaruro wazo, inka yariye cyane zitamase menshi, inka yariye igahaga izikama, inka ibyibushe izitanga inyama nyinshi, ziranaryoshye inka zibyibushe. urabyumva rero? icyo gihe icyo nashatse kukubwira rero ni ukuvuga ngo ku Mana, Imana yaduhaye byose, tubifite byose, ariko ikibazo rero bwa buryo bwo kugira ngo tubibemo mu buryo bw'Imana uko ibishaka nicyo twatakaje. igihe tugitakaje rero biriya byose turabibura. reka nkubwire ikintu, ni ukuvuga ngo tunanirwa kureba Imana tukareba abantu. dufate urugero twebwe abanyafurika, tuzi ko abazungu ari abantu bagira byose b'amafaranga n'ibiki n'ibindi n'ibindi. amaso yacu ntareba Imana, kandi nabo niyo ibafasha muri bimwe byabo byinshi byatumye batera imbere. ariko nimba turebye amaso yacu tugahora tuyahanze abazungu, tugakereya muri twebwe ikintu cya dependance, kumva ko tugomba gufashwa. urabyumva? duta icyerekezo kureba Imana. Imana yaduhaye byose, ku Mana dufite byose, ariko tureba abazungu. hari umuntu uriho akamanezezwa ngo afite mukuru wiwe ngo akora iki, ngo akora ahangaha. wa muntu ntakora, yariyumvisa ko gusa ngo afite mwene wabo, tiyumva ko afite Imana ariko afite mwene wabo. uko kera utaye cya cyerekezo, kandi bijya wari ufite byose ku Mana bihindutse ubusa. turi abakristo basenga ku cyumweru, nyuma yo ku cyumweru iyo tuvuye muri ariya materaniro ayandi ntutubaza. uragerageza ikintu nubona kitaje uhaye uhinga, ntafashe umwanya wo gusengera imbuto agiye gutera, ntafashe umwanya wo kuvuga ngo muri ubu bwenge Imana yampaye, reka nshire ifumbire mu murima wanje, reka mfate igihe cyo gusengera uyu murima wanje. urabyumva? natera akarunja kubera ko hari ibyo atakoze, bamubwire ngo nubona amase y'imvubu ngo ukayashira mu murima, n'utundi tuntu ku ruhande. twebwe abanyafurika Imana tuyifite ko hari ikidufashije, ariko nyuma yaho dufite izindi Mana ku ruhande. bakubwira ngo kugira ngo weze mu murima ugomba kuba watoye igufwa nimba ari iki ugatereramo. wewe tuwushizemo ifumbire kandi ari ryo ryeza imirima, ugiye gushiramo amagufa. kurabyumva rero? amaso yacu rero tuyakuye ku Mana, dutangiye kwiringira izindi Mana. tumenye ko Imana no mu mategeko iravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubutunzi bwawe bwose. urabyumva rero? Imana yaduhaye byose, byose turabifite ku Mana, nta na kimwe tubuze. ariko se tubitegereza ku Mana? Imana arabiduhaye, tubikora tureba Imana cyangwa dufite ibindi tureba? umuntu niyiringira ko afite umubyeyi ukomeye, wa mubyeyi ariho ariko afite igihe cyiwe Imana yamugeneye, azovaho. Imana niri permanent, niri eternel. abantu ntabwo bafite eternity, bafite igihe baza bakenyuka. umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, kandi icyo nacyo cyuzuyemo
ibibazo umuruho kandi agakenyuka. Urabyumva? Uwo muvumo rero kuko hari ibyo twakoze isi twatangiye kuyangiriza ni ukuvuga gute, nimba hari amaraso y'inzirakarengane ari kumeneka, ariko ubuzima bw'umuntu buri sakare nta kuvuga ngo y'inzirakarengane. Umuntu wese isi nimba iri kuvisha amaraso ikica, uriya ni umuvumo. Uriya muvumo uzazana iki? Dabo hari ukutera ibimera ntibizera, ibyo dukora nta musaruro uzavamo, iminsi yacu izaba migufi. Icyaha nicyo cyazanye iminsi yacu kuba migufi. Urabyumva rero? Ibyo byose twari dufite ku Mana, Imana yaduhaye, dutangiye kuviva imivumo. None se nimba umuntu yumva ko ubuhinzi bwiwe atiringiye Imana, adasenga Imana, yiringiye utuntu bamubwiye, hari umupfumu uri mu kazu tiyiyubakiye inzu, nta murima agira, ariko we yakubeshe ngo afite umuti wo kweza ibigori n'ibishimbo n'ibindi, ugenda uwakira. Nimba waba ufite kubera ko atejeje ibyiwe, icyo gihe rero ku Mana dufite byose, ariko ikibazo amaso yacu ari focused ku bindi bintu, ari deturune, tuyakura ku Mana tukareba ibindi bintu ku ruhande, kandi bya bintu rero ntacyo biza kutumarira, nta musaruro tuza gukuramo. Urakoze cyane, ubisobanuye neza pe, ubisobanuye neza. Ubundi ku Mana dufite byose, ariko icyo numvishije ni uko tubimenya ko tubifite byose ku Mana, kandi yabiduhaye byose ari ibyacu. Ikibazo dufite ni uko tutamenya ko ari ibyacu, tukaja kwishakira ibyacu ahatari ibyacu. Inzira ni ukuvuga ngo Imana tugomba kuba tuyifite ariyo rudeni. Ikindi Imana itokwemera guseda n'icubahiro cyayo, nuyibangikanya n'ubundi bwami, Imana izokureka, kandi nikureka uzogira ibibazo. Turabona n'ibyo bihugu byitwa ko bikomeye bigize gute. Imana ni igitondo kimwe ikeneye kubinyeganyeza. Iziteza umuriro ntabaza bawuzimya, iziteza umwuzure ntawuzuhagarika, iziteza umuyaga ntabaza bawuhagarika, iziteza umushitsi seisme ntabaza bawuhagarika. Bishatse kuvuga ntabo ico ntimo kwitambika ikirere, sibyo? Barakigurutsamo indege, ariko Imana izikoroga gutya, meteo yagira gutya zigahagarara. Icyo nshatse kukubwira rero, daboro hari ukutabimenya ko byose twabihawe, hari abadafite ayo makuru ngo bamenye ubutaka niki, agaciro kabwo naka. Wese uba ufite uwabuhawe, iwe karabukoze iki? Ubutaka ntabwo buvuze. Isi iracyafite de vastes étendues inhabitées. Umuntu araprefera kwiruka ngo aje mu gisagara, muri ville, mu mujyi, agati wiwe yari afite ibintu byose yohakora. Na Imana ice yaremye n'ubu butaka, ariko siyo yubatse aya mazu. Aya mazu yubatswe n'abantu. Aho uri wawe wamenye ko byose ubifite ku Mana, wohahindura etazi. Urabyumva rero? Ariko dukeneye ngo tuje mu bindi by'abandi bantu, ugata ibyawe by'ingenzi ukiruka ku bindi bitari n'iby'ingenzi utazanagera, ariko wamenye guhesha agaciro. Ubundi sekitere ya mbere ikomeye ni agricole. Ibi bintu by'ubuhinzi, ibiryo kurabona ko n'ibyari sitazojya, tuzogera nko mu gihe ku bindi biza bihinduka, kandi byo tujya n'ibyarimo n'ibyari tuzogeraho abantu bavuga ngo noneho ngo kujya ngo byarahagaze. Kandi ikindi guhinga, reka dufate urugero guhinga abantu babifata ko ari umuvumo, babifata ko uhinze ni nk'uwabuze uko agira. Kurabyumva? Kandi ibintu dukeneye mbere y'ibindi byose ni ibiryo, ibindi biza bikurikira. Ariko ikintu dukeneye cya mbere n'ikitugoye n'igituma isi irengukanaho n'inda. Kubera iki tuja mu buhinzi tutabushoramo imbaraga, tutabukunda, tukumva ko ni imirimo ikora abantu basuzuguritse, tukumva ko ugomba kuja guhinga ari uko wabuze akazi, wacuruje jansi, wagize gute. Ariko
niki uzi umuntu uhinga imirima ye agacuruza ibiryo yihingiye wenyine. uwo muntu aba afite ariko rero twebwe tubikora ko ari amahitamo yanyu. ni nacyo gituma nta mugisha urimo. ni ikintu ukora udakunze, ni ikintu udakora ngo ugishoremo imbaraga zawe, ugishoremo ubwenge bwawe, wumve ko ugikunze ugikurikirana. abantu barakora utuntu duto turi superficiel tudafasha, ariko ku Mana dufite byose. ariko igituma tutabibona rero ni ibindi. hari abantu kubera na dependance niyo afite n'uburyo aza yanga kubugaragaza kubera ko yamenyereye gufashwa. hari abantu bakeneye gufashwa mu rwego rwa rundi n'ubushobozi bukafite, n'ubushobozi nawe yoba afite bwofasha. akeneye ko abantu babumenya akabuhisha ngo agume kuri. kandi reka nkubwire, igihe cyose tugifite la politique de la metandi yo gusabiriza, ukuboko gutanga kuzahora hejuru y'ukwakira. ese mu byo twaronse tuza tugarurira Imana amashimwe yayo muri biriya. abandi bize gutanga n'abatari abakristo bazi. ubu nyine abantu baracyafite ibibazo bavuga ngo bigishwe za dime n'ibindi, kandi dime ni ukuvuga ngo ifitiye umugisha uwayitanze kurenza uwayihawe. ariko ubu hari inyigisho zikubwira ko bidakenewe gutanga. urabyumva rero. ariko biriya byose mu by'Imana iduhaye, umuntu nimba atunze agomba kumenya ngo afite 10, imwe agomba kuyiha Imana. urabyumva. ariko tuzi ko wenda dime ni mu mafaranga, n'abahinga wenda sinzi benshi bazana ya premise donc biya bita za mbuto za mbere, wa mwero wa mbere, ababikora gutyo. rero ni ukuvuga ngo abandi barasobanukiwe, bamenya kubiba, bamenya gufasha. aba bantu bose ubona ngo imfubyi, abantu batishoboye n'ibiki bafashwa n'abantu nkatwe ndetse batari bene wabo, ariko bafite wa mutima wo bageze aho bagira ubumuntu muri bo. none se uwo muntu uzi ukora biriya, wibaza ko muzatera imbere cyo kimwe? bamenye kubiba. ibyo tubiba nibyo dusarura. uko babiba byinshi niko basarura byinshi. twebwe uko tubiba bikeya niko dusarura bikeya. ariko ku Mana dufite byose kandi twarabihawe. ikibazo rero titwabimenye ko tubifite byose. ikindi gikurikiyeho na bya bindi nabyo ntitubiteze ku Mana. turareba imiryango, hari abazungu bazoza, hari ibi ngibi, hari ibi n'ibi, tugira mwene wacu aho. iyo byanze tugira abantu hari abapfumu ugenda akaguheza ikintu kigakunda. izo inzira zacu iyo tutazitunganije, byose twari tubifite. twari twararemewe kuba abana bo gutegeka ibintu byose, kuba dufite domination. Imana yari yaduhaye ubwo butware, ariko kubera kureba ku ruhande, kureba ibitari byo, twagiye dutakaza bya bintu. dusanga ko turabivamo. ubutaka burahari, ntaho bwagiye, uretse ko abantu benshi bakeneye ko babwaka abantu bose, bukisanga mu maboko y'abantu bakeya. uko tunanirwa gukora bino bikomeye ngo turebe, tubohoze ubutaka bwacu, tubusengere, tunabuvive, tububemo, turonke n'umusaruro wawe. hariho abandi nabo baba bakoreshwa n'izindi mbaraga, bakeneye ko ubutunzi bw'isi buba mu maboko yabo, kugira ngo isi timenye Imana, iyoboke Satani. ni ukuvuga ngo ubwami buhari swat n'ubw'Imana urimo n'ubwa Satani, kandi bwose ko burakora. ikibabaje rero ni uko isi y'umwijima irimo irakora kurenza iyi si y'umuco yakagombye kuba ariyo izana abantu kumenya Imana. bariya bafite de coalition, barafashanya. hari abantu batanasenga, batizera bimwe mu zo tugira, ariko bafitanye ubushake bwiza bwo gufashanya, nta mukene bagira. ariko twebwe abakize bacu bafasha abangahe? abakize bacu bishimye ko abandi bakize. inzira unyuramo Imana yiguhariyemo ibintu, ese uzi ukeneye ko n'abandi bayinyuramo? ese uzi uberekera? wovuga ati nimuze mbabwire uko byagenze, cyangwa nuja kwinyuramo wewe ni wowe umugwanya, ni wowe ugenda ugira abandi. umuntu yazamutse aza binzira zaba eshe izamura abandi, ariko twebwe iyo umuntu azamutse aza asiga
asibye yanzira kugira ngo abandi batazayiba kandi nawe ntubwire ngo hari umugisha afite nawe biriya ntiyo ubona mwinshi ku Mana dufite byose ariko igituma tutabiviva ntitwabimenye aho nimba twaranabimenye turabikoresha gute aho nimba tubikoresha eske abo duhanze amaso ni y'Imana yabiduhaye byose cyangwa nuko tuvuga ngo nuko igihe cyose rero tukibona ko hari abandi batugwanirira igihe cyose tukibona abazungu igihe cyose tukibona bene wacu igihe cyose tukibona ko hari izindi mbaraga zitava ku Mana tukiringira izo ngizo gutera imbere kuragoye ariko umunsi twabimenye tugasobanukirwa tukamenya ko byose tubifite ku Mana kandi tukamenya ko Imana niyo nzira ni nayo cyitegererezo cyacu ibintu bizohinduka. Urakoze cyane turagushimiye kandi dushimiye ikiganiro cyiza uduhaye ku Mana dufite byose ariko icyo bidusaba ni uko bitahura tukabimenya tugakoresha iby'Imana yatanze iby'Imana yaduhaye kugira ngo tubikoreshe. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha naho ubutaha.